nigeze kubona hari umugabo wigeze kuza yuzuye abadayimoni arahagarara ati ngewe ati buriya ati Pastor Theogene ati mu rupfu rwe nari mpari ati nywa amaraso ye ati ndamutangira n'ibindi ntago nshaka kugarura kaboze ahubwo ndashaka kubitangaho ingero uriya mugabo abantu batangira vuga ati ahubwo mu nsure ngaruke mu buzima abantu mwere kumpakato dore muri kumpakato nkabura naho njya kurya muri restaurant kandi imbaburo iramanitse abantu batangira kumuha amafaranga n'ibindi no kumwambika neza kugira ngo abisobanure mu buryo buribwo ubutabera buravuga butari ko iri si yica rubozo uyu mwana uzumva urupfu se yapfuye abayoboke n'abizera bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bagiye kumva ngo uyu mugabo yari chimique yari umuntu ugaragara mu isi ariko atari mu isi y'abazima baramufasha bati rero wa mugabo we niba ari inzara reka tubanze tukugaburira urye niba ari imyota reka tuguhunwa ariko kandi urabirya wambaye ipingu ikigeretse kuri ibyo turakohereza ikuzimu ugenda utureyo ugumeyo ariho ujya utangira amakuru aho kugira ngo uvane amakuru y'ikuzimu tutazi kuzimu ngo ni hehe uyazane mu isi y'abantu nurangiza uyobya abanyarwanda n'abanyarwandakazi umugabo atariko nyakubahwa ndakwinginze ngewe mfukamye imbere yawe ngusabye imbabazi burya nari umunyakinyoma nashakiraga kumenyekana abantu bari bunkurikirane yego nukuvuga ngo twebwe dufite ingorane zuko tutemera kureba ibyo tubona ngo bigire icyo bitwigisha yego ugasanga umuntu afite itorero ariko ntashobora kuribonekamo isaha itageze yego abantu bakaba mu iteraniro abigisha bakigishwa ko Bibiliya itubwira nshuti yanjye ngo nkuko icyuma gicyaza ikindi ariko natwe dutyazanye ko kubana kwabo kwiza bahugurana none uyu muntu wigize Imana akaba adakeneye indi nyigisho y'undi muntu akaba atakeneye ubujyanama bw'undi muntu akaba atakeneye kumva ubuhanuzi bw'abandi akaba adakeneye kumva ubundi butumwa yego we ku giti cye angaza kuzuza ngo tugeze mu isaha y'umwuzuro ngo ni isaha y'umwuzuro isaha y'ibitangaza ugasanga umuntu ni nyiridini ibikorwa byose birakozwe noneho ngo mu gacu nk'ako guhumbya ukajya kumva umuyobozi wa gahunda umu agenti we kuko burya baba bafite communication baziranye kuko baba bafite n'imishahara bari abantu bo ku gatuti bahabwa kugera kuri baba protocol hanyuma ya saha ngo y'umwuzuro w'ibitangaza ukajya kumva kuvahagurukije iteraniro ngo isaha y'ibitangaza irageze ngo ngaho ni muhaguruke twakira umwuzuro w'Imana twakira ibitangaza ukajya kubona ukabona umuntu arashorewe manza hari harimo n'imbunda bamwe bazajya banararindwa n'imbunda ahubwo buriya ariko Kagame ni umunyabwenge mwa ariko uzi yuko buriya hari n'igihe nubwo bari abahanuzi ubwo bahanura ibyo batakagombye guhanura bakagombye kuba ahubwo barahanuye umutekano mukeya mu madini n'amatorero kariho uzaturuka ahubwo barabura guhanura ibiri ukuri bagahanura ibinyoma ndakumenyesha ko imbaraga zari ziri muri aya macaca n'umwanzi yari kwinjira kuko ukurikije uburinzi uriya munyagitangaza barinzwemo ntabwo mpamya yuko abari amaboko gusa atarimo na za pistole n'amagerenade yewe ahubwo hari ahantu bigeze njya ariko abana reka twivugire abo ndi kubwira barabizi ibyo ndi kuvuga yasa ukabona aba protocole bateruye ibyuma bodyguard baramurangaje imbere aza nka serwakira ntabwo bemera yuko wamenya umuryango yinjira uretse ko bazabahagurutsa amasaha y'ibitangaza ageze ako kanya turiza ku gatuti bamuhereza mikoro n'igitambaro cye kitagomba kurekurwa ntashobora gufata mu kiganza cyonyine afata mikoro akayifatisha igitambaro nuko nta gatambaro mfite ikaba hagati muri cya gitambaro cy'ibitangaza uranyumva yarangiza uhereye uwo mwanya ararekura mikoro
baba bodyguard bongera bamugenda imbere n'inyuma ntashobora kwicaraho yongera asubira iyo avuye namwe muhita musohoka mugataha nyine ni imbaraga none se ugira ngo abarozi no batagira imbaraga ziriya ni imbaraga z'abadayimoni kandi Bibiliya iravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'amaraso bisa n'ibyacu igituma tuba tubivugira ni ukugira ngo abantu bamenye uko bayobejwe no kwizera ibitangaza kandi ibyo bitangaza byatumye bajya mu kirere kitari icyabo afata konegisiyo y'ikirere cyaho ari gukorera imbago yarangiza agashyiramo imyuka uburozi urumva akavuga ngo umuntu wese uri bwinjire aho aze kubona ibi byabaye nk'ibiri kuba burya uramutse umufashe ukuboko burya ni nacyo bahanuzi bari kuzira uramutse umufashe ukuboko ugahita umusohora muri ya pariseri ugamufatira ako kanya gikora ibitangaza ugahita umufata ngaho ngwino ugahita umujyana aho abarwayi bari ati ngaho vuramo umwe dore no mu rusengero babavuraga nta n'umwe yavura kuko imbaraga shimika z'abadayimoni zimwemerera gukorera aho ngaho kuko ariho imbaraga ziri burya unaramutse uri hanze ugakoresha sikirine yawe mu buryo bundi ntabwo ibyo wabibona none n'aba bakorera online kugira ngo bireherezeho amahanga yabo bino bikoresho byabo bakoresha bya kamera n'ibindi baba bishyizemo izo mbaraga z'imyuka mibi n'amakuru ufite Diogene ari kunseka n'amakuru y'ukuri ibyo mbabwira ntabwo birari ibintu biba ibyo ni ukuri kuzuye ntabwo nzanwe hano no guhangana n'ibyubatse kuko bagira abadayimoni babahoza ubu mu kanya wasa aretse ko baragerageje barananiwe kuko iyo baba banshobora ntabwo mba nkiriho dayimoni muhozi nahuye nawe inshuro irenze imwe irenze ebyiri kubera ko navuze ibi dayimoni muhozi uzi icyo ari cyo ni wowe muri Uganda yumvirire ntabwo ari ntago emuzi reka twiganirire hanyuma noneho izo kamera nazo bakazangiza kuri ubwo buryo ku buryo abantu bari i Burayi bari mu mahanga urumva babona bya bintu ko ari ibintu bikomeye noneho bakireherezaho izo mbaraga ziba zifite ubushobozi bwo kwireherezaho imitima y'abantu bose bazababona uranyumva nuvuga ngo bambara icyubahiro n'igikundiro kidasanzwe ku buryo n'uwari ufite cace yindi asengeramo iyo yagize ibyago kuko si umugisha wo kuyoboka no kubona iryo teraniro ryamanje guterekererwamo ryamanje gukorerwamo iyo mihango umutima uhita ufatwa bugwate ukaguma online akaba nta handi hantu ashobora guteranira akaba nta handi hantu ashobora kumvira ijambo ry'Imana akaba nta yindi link yafungura keretse gutegereza isaha y'igitangaza hahandi tubifurije ishya n'ihirwe abakunda mwakwikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi abaye mu Rwanda hanze y'u Rwanda twizere ko mumeze neza utameze neza ihangana usenge Nyagasani kugira ngo ibihe birimo bitakoroheye ube wabasha kubaka imbaraga zo kugira ngo bibe mu bitagukomerekeje cyangwa biguhungabanye uzabisohokemo bigusize uko byagusanze aka imbaraga Nyagasani arazitanga zo mu bigeragezo rwose tugiye kuganira na Daniel ni evangelist n'undi si ubwa mbere kuri kamera zacu reka tumuhe ikaze Daniel tuguhaye ikaze murakoze cyane tunezerewe n'Imana mu mutima kubw'ikaze muduhaye natwe tuboneyeho umwanya rero wo gutanga ikaze ku badukurikiranye ku bagerageje kutuvugisha ko batubonye kuri kamera zanyu kandi bakadukunda namwe amahoro y'Imana be hagati muri mwebwe rero turi amahoro nk'uko babwiye na evangeliste Daniel dusenga umuremyi Imana ibahe umugisha Daniel rero twongeye kugirirwa amahirwe yo kuganira nawe dutangire ikiganiro n'ubundi dusenze Imana udashyira imbere y'Imana kugira ngo tuze kuvuga ibikomeretsa ahubwo tuvuga ibyubaka imitima y'abantu Mana mu izina rya Yesu turakubashye kuko ari weho umugenga wa byose habwa icyubahiro shimwa ko utwemereye ko twongera kubona aya mahirwe yo kuboneka kuri izi kamera
kugira ngo twongere tuganire n'ubwoko bwawe, kandi ni koko birakwiriye ko dufatana mu mavi tugakomezanya, tukaremana umutima, tukihanganishanya, kugira ngo muri twebwe hataza kubonekamo uwo kwiheba. Rero ntituvuge mu bushake bwacu, ahubwo tuvuge mu bushake bwawe, kugira ngo ikiganiro tugiye kugira kibe ikiganiro cyo kubaka imitima y'abantu bawe, kandi buri muntu wese abashe kumva no gusobanukirwa icyo uvuganye nawe binyuze mu kiganiro tugiye gukora. Uhagararane natwe kandi uvugire muri twe, ukorere muri twe, urengere wo kurengerwa, utabara wo gutabarwa, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ishimwe cyane, tuyobore ibe hamwe natwe, amen, kugira ngo bize kugenda neza cyane. Niko gahunda ziba zimeze. Buriya ngo umukristo wa nyawe cyangwa se umuntu ukunda Imana bya nyabyo ugomba kuyishyira mbere muri byose. Urugendo ukarusengera, ibyo ugiye gukora ukabisengera, nubwo hari igihe Satani atwiba, bakora bimwe na bimwe tutabisengeye, ariko tuba twizeye Imana turi kumwe natwe muri byose. Reka tubwire abantu dukurikire nabo rero bacitse imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wongera mu buryo bwo gusenga, bizagenda neza cyane. Gusenga nibwo buzima, gusenga niyo mibereho. Buriya abatabizi ntago babasha kubisobanukirwa, ariko gusenga harimo imbaraga, harimo imbaraga zitanga ubuzima, harimo imbaraga zizana ibyiringiro, harimo imbaraga zagura umuntu. Utagiraga umuryango akagira umuryango biturutse mu gusenga. Harimo imbaraga zitanga icyerekezo, ubuzima butari bufite ishusho bukagira ishusho. Harimo imbaraga nyine. Gusenga rero ubuzima bufite intego buri muri Kristo Yesu, niko nkunda kuvuga. Iyo ushaka kugera kure, ntusigana na Yesu, muragendana, kuko niwe ubasha kumenya aho ubunyereri buri, niwe ubasha kumenya ku mipaka ibyangombwa bisabwa, kuko niyo bigeze aho ruhinanye cyangwa rukomeye agushyira ku mugongo, akaba ari ubazwa ibyawe. Kandi abadukurikiranye nabo barabizi, hari igihe twagiye tujishurwa n'abari baduhetse, abari baduhetse ku migongo bakatwijishura, ariko Kristo yaza akadukura hahandi twajugunywe, twatawe, tudafite shinge na rugero, hanyuma Imana ikadushyira ku mugongo ikatwimana. Ubwo nari nshatse kuvuga ko hari amajoro yagiye acya ku buzima bwacu kandi ataragombaga gucya cyane. Hari umuseke wagiye udutambikira, nyamaze mu by'ukuri utari wo kudutambikira, ariko kubera impuhwe n'imbabazi n'urukundo by'Imana, tukabona burije burongeye burakeye, tukabona burakeye burongeye burije. Rero uwo muntu umeze atyo, ukurengeye, ubaye aho abandi batari, ntabwo wabura gukomeza kugirana communication nawe, kandi communication yacu nawe nta handi inyura mu gusenga, kuko gusenga niko kuganira n'Imana. Rero ndifuza ko ubwo bumwe buba hagati y'abantu, kugira ngo na Daniel yarabivuze mu nyandiko, yaravuga ngo twagura inyegamo zacu. Burya inyegamo Daniel yavugaga yari communication hagati y'umuntu n'Imana. Ntagire umuntu rero ukora divorce hagati ye n'Imana. Oya, ukomeze uhagarare kandi ushikane ku munara wawe. Ikimana igufitiye cyangwa igufatiye ni cyiza, ntuterwe ubwoba na situation y'ibihe cyangwa iminsi waba urimo. Mu ijuru hari Imana ishobora byose. Amen. Amen. Mu ijuru hari Imana ishobora byose. Reka tuganire rero, n'ubu ntabwo turavugiye ku ijambo ry'Imana ndetse n'icyo Bibiliya idusaba cyangwa idutegeka. Bibiliya idusaba ikanatubwiriza kubona abapasiteri, abavugabutumwa, abahanuzi, kubaboneramo indorerwamo y'Imana. Bibiliya ikadusaba kubitsa abantu amabanga. Bibiliya ikadusaba kumva ijwi ry'Imana binyuze mw'abo bantu. Bibiliya ikadusaba kugisha inama abo bantu. Bibiliya ikadusaba kugira n'icyo duha abo bantu. Bibiliya ikadusaba no kwizera abo bantu mu buryo bw'ubumana, mu buryo bw'Imana. Izi saha no munota byagenze bite kugira ngo abo bantu Bibiliya yadusabye ko tubafata batyo? Ahantu henshi mu bantu benshi usanga iryo zina cyangwa se iyo nyito yarabaye igitutsi mu bantu. Ugasanga uvuga pasiteri, uvuga umuhanuzi, uvuga ubutumwa,
uwo muntu aho kumwumva nk'intumwa nk'uhagarariye Imana muri uwo mwanya, akamwumva nk'igisambo, akamwumva nk'umusambanyi, akamwumva muri ubwo buryo. Byagenze bite n'iki cyahindutse? Urakoze cyane, ubajije ikibazo gikomeye kandi cyiza gikenewe kugira ngo kiganirweho. Koko dufite ingorane z'uburyo abantu bihangiye gukiranuka. Nta kindi kibazo cyavutse, ahubwo habonetse ibirura mu ntama. Habonetse ibirura mu ntama, bafashe iyobokamana babona nizo nzira zisigaye zo gukoreramo ubwesikoro. Noneho ntabwo ushobora gukorera ubwesikoro mu bavugiramana utabanje guhinduka nk'umunyamico myiza, umunyangeso nziza. Rero dufite ingorane uyu munsi, ariko si n'ingorane kubizera, kuko abizera bo barabihishuriwe babibwirwa hakiri kare, kuko Bibiliya ivuga neza ko mu minsi nk'iyi ngiyi dusohoyemo hakwiriye kwaduka abahanuzi benshi kandi b'ibinyoma. Ndetse abahanuzi ntabwo bazaza ari injarijari, ntabwo bazaza ari abantu badafite imbaraga, badafite ubushobozi bwo gukora ibimenyetso n'ibitangaza, kuko Bibiliya yaravuze ngo bazaba bari ku rwego rukomeye ngo rwo kuba bamanura n'umuriro ukamanuka ukaboneka. Ariko ikigambiriwe ngo ari ukugira ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Rero uyu munsi dufite ingorane z'uko abantu bihangiye gukiranuka batubwira ko Imana ivuze kandi itavuze, batubwira ngo kugira ngo Imana ikore hari ikiguzi, hari ibitambo, hari icyo usabwa. Ugasanga icyo usabwa si ugukura ibishimwa mu bigawa, ahubwo ni ukugira ibyo utanga kugira ngo Imana nayo ibona aho ihera ikora. Oya, nta ngurane y'ineza y'Imana, nta bugure, nta kuvunjisha, ngo nta mpanguhe ibaha mu Mana hagati y'umuntu n'Imana. Kuko Bibiliya irambwira ngo iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ahinduka icyaremwe gishya. Ni ukuvuga ngo icyo umuntu asabwa ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akizeza umutima ko habonetse ubundi buryo bumutera kuba undi muntu mu buryo bwa Mwuka Wera, hanyuma akanwa akagategeka kwatura iby'umutima wizera. Kuko niko birivuga, umutima urizera ukizeza umuntu, hanyuma umuntu akabarwaho gukiranuka mu gihe yatuje akanwa ke. Rero uyu munsi dufite ingorane ko n'abari mu rusengero batigeze bahabwa amahirwe yo kwatura ngo batuze akanwa kabo iby'ibyiringiro byabo. Ugasanga dukijijwe muri ubwo buryo. Rero ingorane zihari ni abantu bihangiye gukiranuka, ndetse binateje n'urujijo n'urungabangabo kugira ngo umuntu abashe kumenya umuhanuzi w'ukuri. Ni iki wakora kugira ngo umenye umuhanuzi w'ukuri? Rero muri iki kiganiro ndaza kuvuga nka Daniyeli, ngerageze gutanga nk'ibintu nka 6 bishobora kugaragaza umuhanuzi w'ikinyoma, cyangwa se umuntu uvuga ko ari umukozi w'Imana ariko atari umukozi w'Imana. Hanyuma n'abantu badukurikiranye bari buze kubihuza nuko babibona nuko babyumva. Ariko icyo nzi cyo ibihe dusohoyemo koko nk'uko bivuze biragoye kandi biraruhije, ariko kandi hari abantu b'Imana nubwo biruko barahari. Hari abahanuzi b'Imana n'ukuri barahari, hari abakozi b'Imana, hari abavuga ko Imana ivuze kandi ko kivuze. Umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo ahanuye bisohoye. Ariko hari ikintu njya ngiraho inama ku bantu bakunda ubuhanuzi cyangwa bahura nabo kenshi. Ntuzigere na rimwe ugira amarangamutima ushingiraho iyo kumva ko umuntu ahanuye ukuri cyangwa ahanuye ikinyoma. Ntuzigere na rimwe, ahubwo kwizera kwawe kuzaguhe kwakira ibyo uhanuriwe, ariko wishyuze uwo yahanuye mu izina rye. Kubera iki? Njye mu buryo bwanjye bwite, mu buryo nizera,
uramutse unsezeranije icyo utazampa ugikuye mu butunzi bwawe. Wenda ngo umpanurire imodoka ngo ube uri bujye kuri konte yawe kuriho amafaranga ugenda ugurira imodoka uvuga uti Daniyeli ivuga butumwa ubuzima bwawe bukeneye imodoka akiri imodoka. Ukambwira ngo Imana impaye imodoka kandi ufite ubushobozi muri ubwo buhanuzi ufite ubushobozi bwo kuyingurira ntuyinguriye. Bibiliya yigeze kuvuga kuri bene abo iravuga ngo byavura iki ko wasanga umuntu yambaye ubusa ngo umubwire ngo genda ususuruke ushira imbeho, kandi uko kumubwira ngo nasusuruke agende ashira imbeho atari igisobanuro cy'umwambaro wiyambuye ngo umwambike kuko ubonye ko ibitugu bye byambaye iki ubusa. Byavura iki ko wabwira umuntu ngo genda ugubwe neza uba amahoro, Imana ikugiriye neza, ikuye inzara mu rugo rwawe, utamuhaye ipfukire ry'ibiro 2 cyangwa 3 agenda akarya mu gihe ategereje iyo neza y'Imana izaca mu bandi. Tugahanura ibyo twebwe tutashobora gukora, ahubwo tugahindukira tukishyuza abo duhanuriye ngo noneho rero kugira ngo ibyo tubahanuriye bisohore mugende mukore kuri bikeya mwari mufite kugira ngo bigwire. Iyo ni turufu ritari byo idakwiriye. Rero ibintu bitandatu bishobora kugaragaza aba bantu ubuhanuzi bw'ikinyoma. Icya mbere ni ukwiyitirira amazina akomeye. Iki nicyo kintu cya mbere kiranga bene aba bantu. Sinzi niba ari ikintu ibyo muze byumvikana. Kwiyitirira amazina akomeye. Kwiyitirira amazina akomeye. Biyita amazina umwe ukajya kumva ngo ndi intumwa, urukumva ndi umuhanuzi mukuru cyangwa ndi potere, ndi biresitaye, ndi biratogota, ndi dadi, ukumva mbese hari ukuntu ashaka gufatwa. Uranyumvise? Yego. Hari ukuntu ashaka gufatwa ku kigero uzajya umwumva ukumva koko biresitaye koko, kumva koko nibitangaza biratogota nyine ni nge ntumwa, nda apostre, ndi ntabwo bafite inkomoko y'umuhamagaro, nta nkomoko y'umuhamagaro. Ese reka tutari kwakomeje aho ngaho ku cyaho giti watubwiye uti nta wundi mugozi hari ugomba kuduhuza n'Imana, nta kiguzi bisaba. Umuntu akubwiye ati hari ibyo ugomba gusengera biri mu rugo iwawe atari ku gitambo, cyo kintu cyagavuga ati igitambo, ku buryo icyo gitambo kiririmba mu gihe utari wanagitanga, nimba ariko ko waramwizeye nk'umuntu musengana no gusengana bikaba bitashoboka mu gihe utari wamuha igitambo. Igitambo ntago nkemera, nta nubwo kibaho. N'abagitanze mwihangane, n'abagisabwa bataragitanga muhagarare kugitanga. Umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije. Ntabwo hariho igitambo hakiriho igitambo, ntacyo. Icyakoze hari icyo nemera. Twese tuzi ko igihe ni amafaranga. Yego. Igihe kirahenze. Ikindi Imana yaduhaye impano zitandukanye. Nshobora kugufasha mu isengesho ugasubizwa cyangwa se utaranasubizwa, ariko kuko mbere yuko abantu basengana barabanza bakanasangira ubuzima bakanaganira, kuko nyine niba bagiye gusengana Bibiliya iravuga ngo nta bashobora kugendana bataziranye batasezeranye. Nk'ubu jewe reka nitangeho urugero kugira ngo ntaza kugira uwo ntangaho urugero wenda hakagira uvuga ngo namuvuze cyangwa nagize. Ngewe ubwanjye Imana yarambwiye ngo impinduye umukanzi w'ababugufi ndetse n'abakure, abakomeye n'aboroheje, nyine uyu mukanzi. Irambwira ngo kandi umuntu uzizera uko yaba arushye uko ariko kose
umuntu wese mpaye umwanya umuha umwanya nuko ngira amahirwe make yo kutabona umwanya uhagije bitewe n'ababa bakeneye ko mvugana nabo ariko umuntu wese tuganire ntabwo igisubizo cye kiri mu bitangaza niyo tuhuye niyo muhaye randevu nkamubwira ngo turavugana cyangwa uzaze kundeba mbanza nkamusobanurira ko ngiyewe ubwanjye ntari umupfumu nta nubwo igisubizo cye kiri mu bitangaza ahubwo ubwe kuba angiriye icyizere akambona nk'umuntu ukwiriye kubwirwa cyangwa kuganirizwa nanjye nkafata uwo mwanya nkamutega amatwi musobanurira ko igisubizo kiri muri twe hari igihe rimwe na rimwe twihenda tukishuka tukibwira ko ibisubizo by'ibibazo byacu byose biri mu bitangaza ariko ntabwo ariko biri hari ibyo twebwe twifitemo ibisubizo ku buryo uganira n'umuntu ugasanga ibyo witaga ikibazo ni imiterere yawe ugasanga ibyo witaga ingorane ni imyumvire yawe hanyuma muri kwa kuganira muri za nama mugiye ugasabwa kugira ibyo uhindura kandi ugasanga mu by'ukuri igisubizo ni wowe wari ugifite ariko ntiwari uzi ko gutinda kuboneka kw'ibisubizo byawe byari bishingiye ku miterere mibi yawe ugasanga hari abantu ba nyirabayazana ku buzima bwacu nyamaze mu by'ukuri ari twebwe ba nyirabayazana ariko kuko tutigeze tubona umwanya wo kwimenya no kwisobanukirwa tubona abandi nka ba nyirabayazana nyamaze twaganira kuko niba hari ikintu ntajya nkora cyangwa ntazigera nkora ntanakunda ni ugushyeshyenga umuntu gushyeshyenga umuntu kubera agahinda kweretse kubera umubabaro akweretse cyangwa se kubera icyo umushakaho urumva ukamuha ukuri kutariko kandi mu by'ukuri gukira kw'igikomere no kucyoza gukira kukibyimba no kugikanda rero Imana ikimara kumbwira ko impinduye umukansa numvaga atari ibintu nzashobora gukora ariko Imana irambwira ngo impinduye imva ishinguramo iby'abandi njyewe ubu ndimva ishingurwamo cyangwa ishinguyemo iby'abandi ntabwo rero kuba Imana ihisemo gukoresha Daniyeli nk'imva yo gushingurwamo iby'abandi bivuze ko Daniyeli wadafite ibyo akeneye gushyingura ntabwo bivuze ko Daniyeli adafite ibimuruhisha ntabwo bivuze ko Daniyeli adafite ibimugoye ariko nihindura igitangaza njyewe nkihangira gukiranuka cyangwa nkihangira kuba umukansa byanga bikunda uburushyi bw'abangana buzahoraho buzagumaho ikimenyetso cy'uko ntihangiye gukiranuka nuko koko umuntu uzahura nanjye azaruhuka kandi koko yararushye ariko niba nahuye n'umuntu ntaruhuke kandi yararushye akaguma muri za ntambara muri bya bibazo mu by'ukuri ntabwo ndi mu mugambi w'Imana umuntu uri mu mugambi w'Imana nyine umugambi w'Imana ni wo kuruhura abarushye n'abaremerewe nta bindi biguzi byakagombye kubaho cyangwa ngo ngiye ubwanjye ngira umuyoboro n'umurongo niyamamarizaho ahubwo abagize amahirwe yo guhura nanjye bakabona ihumure bakakira ubuzima bakongera bakagira ibyiringiro byo kubaho bari babitakaje nibo ubwabo urumva bazagira uruhare nge ntagizemo uruhare nibo ubwabo bazabikora nge ntabikoze bavuge bati nyamaze ibunaka kuri uriya musozi hariya hantu twahaboneye Imana twahaboneye ibu nibahura n'umurwayi babwira umurwayi bati nyamaze kwa runaka cyangwa ibunaka baravura hariyo umuganga yagufasha byagenda gutya ariko aba bantu bafite ikintu bita ubuhanuzi bw'ikinyoma nababwiye ngo ibintu bitandatu icya mbere ni ukwiyita amazina akomeye kwiyita amazina akomeye ugasanga no mu mvugo ntabwo bashaka kuvuga mu buryo bwabo ahubwo barahimba imvugo nimuvugana muhuye barashaka kuvuga mu ijwi riremereye nimuvugana musenga barashaka gusengera mu ndimi ibi bintu noneho abantu abaswa mu buryo bw'umwuka bakavuga bati ubwo avuze mu ndimi
koko ni umuhanuzi niba hari ikintu nasabye Uwiteka kandi akakira ni ukugaragara uko ntari cyangwa nkashaka gusa nawe njyewe nkwiriye kuba njyewe nkaba Daniyeli nka Daniyeli nyine nkabwiriza nka Daniyeli nkavuga nka Daniyeli sinkunda kuvuga mu ndimi ntabwo mvuze ngo abavuga mu ndimi bose n'abanyabinyoma ariko impamvu ntashaka guhamagarwa nkorera umurimo w'Imana mu kuvuga indimi nuko nta kintu warepeta ngo ubure kugifata mu mutwe kuko usanga indimi navuzemo uyu mwanya arizo ndi buvugemo mu yindi saha ari nazo ndi buvugemo mu yindi saha arizo nzavuga meje arizo nzavuga meje aba bantu bihangiye gukiranuka rero bagerageza ibishoka byose kwihimbira amazina akomeye kugira ngo abababonye babone nk'ibitangaza kandi Bibiliya hari icyo yavuze Bibiliya yavuze ko ururimi rutamenyekana ntabwo ari abantu rwungura nta bandi bantu rwungura nyirarwo ku giti cye bivuga ngo niba njyewe ndi gusengana nawe sinkwiriye gusengera mu ndimi keretse nihaboneka undi kandi nabwo utari njye tukaba turi nk'abantu 3 cyangwa 4 hakaboneka undi Mwuka Wera w'Imana anyuramo agahagurutswa noneho we no kuzura umwuka usobanura ibyo mvuga ariko nindabuka avuze ngo rama amashandara baba ngo mwumve icyo Uwiteka avuganye namwe ngo ilererarara n'ibindi ngo Imana iravuze ngo akaba ari akanwa kanjye kagavuga indimi kakanavuga n'igisobanuro icyo ni ikinyoma mbabwije ukuri bene uwo simukeneye aho nsengera bene uwo simukeneye mu cyumba cy'amasengesho simukeneye kumugira inshuti cyangwa umushyitsi kuko ururimi rutamenyekana rwungura nyirarwo niko birivuga keretse niba tutemeranya n'ukuri k'ijambo ry'Imana ari iyo Uwiteka akeneye kuvugana n'abantu be mu buryo butamenyeka mu buryo bw'indimi ni ngombwa ko intumwa zuzura Umwuka Wera byagenze biti Bibiliya iravuga ngo bavuze mu ndimi nshya bahawe indimi nshya ariko aho mu mujyi aho abantu bari hari abagombaga kumva izo ndimi none uyu munsi marahaguruka akaba yamara iminota 30 cyangwa 20 ari kuvuga ururimi rutamenyekana ngo mu rwego rwo kugira ngo yemeze uwo muntu kari mu mbaraga ngari kuvuga indimi z'Umwuka Wera ntabwo ari cyo gisobanuro ntabwo ari koko kuko na Bibiliya wabirepeta niba umwana ashobora kuvuka akajya akiga I U O A E yahereye mu gakoni kaberamye n'akagoramye n'iki akazaba umudokiteri akabasha kuvuga indimi zose ntabwo kurepeta indimi z'ibitero 4 cyangwa 5 wavuga iminota 20 byakunanira hari abanditsi b'imivugo bandika umuvugo akavuga atawusoma w'isaha yose cyane ntabwo rero ibyo kuvuga mu ndimi ari ikimenyetso cy'uko umuntu yuzuye Umwuka Wera ni nayo mpamvu ntashobora gukora ikosa si uko ntajya mvuga mu ndimi iyo Umwuka mpaye kuruvuga ariko igihe hataraboneka uri busobanurira abo turi kumwe ni ngewe bifashije gusa si ngombwa kubisengera mu isengesho ry'undi gusengera kuko ninjya no gusobanura ndasobanura ibitari ibye iyo biza kubibye Mwuka Wera ari guhagarana nawe akamusobanurira ibyo ndi kuvuga kuko twari turi gusenga turi connecte turi abantu bangahe babiri rero aba bantu ubwo nari nkiri mu cyambere biyita amazina y'ibitangaza akomeye bakagerageza no gushaka uburyo bari buze gusa n'ayo mazina niba niyise prophète nuko ngomba gushaka ibimenyetso byemeza yuko ndi umuhanuzi kandi mpanurira mu kirere kitari icyo mu isi kitari icyo mu mubiri nkajya mu ndimi rero ugasanga umuntu aragutelefoniye aho atarakubaza ngo amakuru cyese ashimwe agahita yuzurira indimi ngumva icyo Uwiteka avuganye nawe noneho yego ndabyemera mu by'ukuri ariko banza ugenzure ese uyu muntu icyo avuze kinyunguye iki ko nta cyumvise ese icyo nsobanuriye yavugaga mu ndimi iyo akimbwira mbere yuko abanza kuvuga izo ndimi ko ntacyo n'ubundi nazumvagamo kuko niba ngiye kuvuga nkanasobanura ubundi ako kazi nihaye
ko kuvuga ibyo utari bwumve ntagereka no kugusobanurira ko twari abantu babiri nta wundi muntu warura aho ngaho wumva urwo rurimi mvuzemo ubundi ubwo ndukoresheje ngo bimarire iki nakuvugishije mu rurimi twumvikanaho tugasenga mu rurimi twumvikanaho ntabwo kugira ngo Imana itwumve ariko twikebagura ngo tuvuge amagambo menshi dusakuze tuvuze induru oyaye nuvuga ngo uburyo Imana iri muri twebwe uburyo tuba hafi uko uyu mwambaro mwambaye Imana indi hafi kuruta uko uyu mwambaro mwambaye ubu kuturi kuvugana iyi sound ndimo nkoresha itandukanye na sound nakoresha ndi guhamagara umuntu uri hanze y'ahaturi sibyo uko nakoresha ndi guhamagara umuntu uri muri metero 200 bitandukanye nuko n'ijwi nakoresha ndi guhamagara umuntu uri muri metero 10 uko nakoresha ijwi mpamagara uri muri metero 10 bitandukanye n'ijwi nakoresha ndi guhamagara umuntu turi kumwe yewe harimo dushobora kuba twicaranye nkanamwongorera sinzi ngo arugiye kumbwira kubwira nti rero ejo bundi mbona abantu barabikrititseho nabonye bajyana umuhanuzi muri gereza Petero ari mujyanye mbwira ati watangaje ibihuha abandi batese iby'umwuka mu kubigenzuza iby'umubiri ku cyawe giti ubwo no muhanuzi nibishaka bari bagejeje muri gereza urakoze cyane Petero amubwira ati watangaje ibihuha ni ikosa rya leta cyangwa n'igihe umuntu ahanura bikagaragara ko yavuze ibinyoma okay nta kosa leta ikoze ahubwo uwahanuye yahanuye ate yahanuriraga nde yahanuraga ibiki yabihanuriye hehe yego ubu uyu munsi twebwe turaha iki gisenge cy'inzu gihanutse nitwe cyagwira yego ariko utaraha n'icyamugwira yego yego niba hari ubutumwa Imana iguhaye ntabwo Imana ari injiji inaniwe kuguha uburyo bwo kubutambutsamo kugira ngo message igere kuri nyirayo yego ariko simpamya ko nibishaka ari umuhanuzi w'isi cyangwa w'abanyarwanda bose nta nubwo ndi bwite ku buhanuzi wenda yatambukiye ko sinabukurikiranye ahubwo icyo nshaka kuvuga ni iki niba Imana iguhaye message utambutse kuko twese iraziduha rwose ariko ndakubwiza ukuri nshobora guhabwa message ubu ntituri mu kwezi kwa gatandatu muri uku kwezi kwa gatandatu nkaba nshyizwe mu mwanya wo kuba imbere y'Imana kurushaho kugira ngo Imana ibashe kumpishurira no kunsobanurira iyo message uburyo nkwiriye kuyitambutsa itagize uwibangamira itagize icyo yangiriza kandi iyo message ibashe kugera kuri nyirayo bwite iyo Uwiteka atarampa uburenganzira iyerekwa ni kimwe kwerekwa ikintu ni kimwe no kugisohora ni ikindi kuko hari n'ibyo twerekwa ariko tudakeneye kuvuga ahubwo kugira ngo dupfukame dusenge Bibiliya ivuga iki ivuga ko dutungishije benshi inzira y'ubugingo irazamuka umunyabwenge niko birivuga ngo ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka ngo kugira ngo avane ubugingo bwe ikuzimu mu bapfu rero iyo wabaye umuhanuzi utari umunyabwenge utari umunyabwenge upfa kuvuga ibyo ubonye no mu gihe kitari ngombwa ikindi iyo ari byo wiyise bimwe nakuvuze ko umuntu yiyita ibimenyetso biranga ikimenyetso cya mbere ari ukwiyita amazina aremereye akomeye kuko baba bashaka kumenyekana no kwamamara batangira no kuvugira aho batagombaga kugira gute kuvugira ariko niba uri umuhanuzi w'Imana ntabwo uyu munsi hari inyigisho tudakeneye gutanga n'ukuri Bibiliya iravuga ngo ijisho rihorerwa irindi ariko guverinoma reka tureke Bibiliya na guverinoma yacu y'u Rwanda ntabwo yakwigisha abanyarwanda n'abanyarwandakazi ngo ijisho rihorerwa irindi ari aho ubumwe n'ubwiyunge ntabwo bwakwakirwa ariko iyo ugiye muri Bibiliya usanga harahanditse ngo ijisho rihorerwe irindi rero nuramuka ukoze ikosa
uyu munsi ukibagirwa ko Yesu yazanwe no gukuraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Munyumve neza. Nuko rikosa ukibagirwa ko Yesu yazanwe no gukuraho ibya mbere ngo akomeze ibya kabiri. Ukibagirwa ko hariho ibitebo bibiri, igitebo kimwe kirimo imbuto z'umwimambere nziza zibasha kuribwa, ariko hakaba n'igitebo cya kabiri kirimo imbuto zijya gusa n'umwimambere ariko zitaribwa kuko ari mbi. Yego. Ukitiranya ibi bitebo rero baragukubita banagufunge, uretse no kugufunga bakwime n'ibiryo byo muri gereza ugweyo. Kubera ko wahanuye mu gihe kitari gikwiriye guhanura, kandi uhanura ibitari ibyo guhanura. Ubu uyu munsi Bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo byinshi. Ujya gusoma ukareba igikeneye gutambutswa n'iki. Dukeneye kwigisha inyigisho z'agakiza, ntabwo dukeneye kwigisha inyigisho z'amateka. Dukeneye kwigisha inyigisho z'agakiza. Rero nubwo buhanuzi bwamukozeho, ntibwari ubuhanuzi buva ku Mana, kuko iyo buza kuba ubuhanuzi buva ku Mana ntabwo uyu munsi hari abantu bavuga ngo n'intumwa ngo za kera ngo zazize ngo ubutumwa bwiza, ngo niyo mpamvu ngo n'abari gufungwa bari kuzira ngo ubutumwa bwiza. Ndabizi neza ko na Pawulo, kubera ko yashahuraga abavugiramana ngo ari kurwana ishyaka, nawe urupfu yapfuye nuko bamushahuriye muri gereza, urabyumva, akava amaraso akarinda kumushiramo. Ndabizi ko intumwa hari n'abatuye amabuye abandi bagakarangwa ku ikarayi. Ariko se koko ukeneye gukarangwa kandi Kristo yaraje? N'ubu ukeneye gukarangwa, ukeneye gushahurwa kandi Kristo yarashahuriwe ku musaraba. Ndakubaza mu by'ukuri, ugeze ku none se ni igiki Yesu yasize adakoze ko aricyo cyamuzanye nyine kugira ngo adushahurirwe? Abagiye ku musaraba nta kandi ariko bana isi ni ibindi bintu. Rero nta karengane kari mu gihugu cy'u Rwanda gakorerwa abavugiramana. Yego. Oya nta. Kuko turavuga tugahabwa, sinahoze nkubwira ko ejo bundi banantoye ntanahari. None se bari kudutora ngo tubure gukora? Bari kudutora se ngo tubure kuvuga? Kubaka isoko y'amahoro ni urukundo. Ntabwo ushobora rero guhinduka umuvugiramana utagira urukundo ukunze igihugu cyawe n'abanyarwanda, udafite urukundo ukunze umuryango wawe, udafite urukundo ukunze itorero. Kuko isoko y'amahoro ubwabyo ni urukundo. None niba ukunze igihugu cy'u Rwanda, ufite urukundo, ukaba ugiye gutuma uwararaga mu nzu arara hanze kuko umubwiye ngo arapfuye ngo najye mu nkambi muri make nta karengane yahuye nako. Nicyo gisubizo. Ari kuzira ibyo yavuze mu gihe kitari ngombwa. Yego. Ari kuzira ibyo yavuze akavugira hatarakwiriye kubivugira. Ari kuzira ibyo yavuze akavuga nta busobanuro abifitiye. Nta karengane kari mu gihugu cy'u Rwanda. None rero reka twongeye twiganire kandi tuganire nk'imfura. Aba bantu Bibiliya yatubwiye bo kwizigirwa no kwizera, sibyo? Baje guhinduka bate ku buryo umuntu abavuga cyangwa bahinduka ahantu? Nicyo narindi munsi. Ari pasiteri yahinduka ahantu ngo dore bya bisanga. Nicyo narindi munsi sobanura reka nsoje ibintu bitandatu. Hanyuma icyambere cyo nakivuze. Yego. Icya kabiri rero kwiyerekana nk'ibihanganye. Uranyumva neza? Icyambere nakubwiye yuko kiranga abo bantu kugira ngo tutanabatindaho, ubwo buri wese arajya ahita yumva uwe uko ameze, wamuhanuzi uko ameze, hanyuma nagumana nawe araba yiyahuye. Ariko twebwe twamubwiye ngo viva Babuloni soho. Kwiyita amazina y'ibihanganje akomeye, noneho kwigira ibitangaza, ibintu kwigira nyine umuntu ukomeye. Iyo tuvuga ibi ntabwo tuba dushaka gusebanya cyangwa ngo turi kurwanira ibyubahiro nabo, kuko ubu ngubu hari n'inshingano wampa mu idini sinzaki, kandi atari uko nabaye umupagani, ahubwo ari uko ngiye kuba imbohe y'idini kandi nakagombye kuba imbata ya Kristo. Uyu munsi dufite ingorane z'uko abantu babaye imbata z'amadini kuruta kuba imbata za
za Kristo noneho tureke no kuba imbata z'amadini ahubwo abantu babaye imbata z'abandi ugasanga kubera ko umuntu yakwigizeho uwukomeye nawe wahindutse imbata ye noneho niyo mwaraye mutavuganye urashikagurika ku buryo no mu gicuku cya nijoro wamwandikira message ukamubwira uti bigenze gutya nuvuga ngo yafashe ikirere cyawe aragihagarika neza ntukibona Imana nk'iyo wabwirika kumva keretse uyibwiye binyuze muri wa muntu ku buryo niyo ushatse kugira icyo uvugana n'Imana cyangwa gusaba wumva ko kugira ngo Imana ikumvire ari ukuri buze kunyuza ibyifuzo byawe muri wa muntu ntabwo ariko abantu bakabagira Imana abantu bakabagira Imana kugera ubwo wumva umuntu bamwise dadi bamwise nde ntabwo ari ibyo ariko namugani twari dukomoje kuri icyo muri hahandi ho kuvuga ngo umuntu yavuze ibitari kuvugwa zikuba dushobora kubona tukabona nka Tojene nafungiye akavuga atariko ibintu navuze ko bikaze tugasanga Tojene yashatse ikimwico akiyamura ubuzima cyane wazamudusuriye ukamuhumuriza no kuvuga ngo erega n'ubutari kumusura abantu bagiye kujya bavuga ibizabakoraho n'ubu ngubu turimo turamusura twe dushobora kutamugeraho yego ariko abamufite bakamenya uburyo bakwiriye kumuba hafi bakamurinda amashuka anyerera n'ibiryo bivuye hanze bidapimye n'ibindi ariko icyo none si byo se kuko none hari abantu benshi sinose Kizito ntiyahuje ishuka none se uragira ngo tubivuze hari abantu biyahura nk'uko bivuze bashaka kwiyambura ubuzima ati ngomeze nanjye ngere cyangwa se ngaragaza ibindi yego nyamaze none se nigeze kubona hari umugabo wigeze kuza yuzuye abadayimoni arahagarara ati ngewe ati buriya ati Pastor Theogene ati mu rupfu rwe nari impari ati nywa amaraso ye ati ndamutangira n'ibindi ntago nshaka kugarura kaboze ahubwo ndashaka kubitangaho ingero uriya mugabo abantu batangira vuga ati ahubwo mu nsure ngaruke mu buzima abantu mwere kumpakato dore muri kumpakato nkabura naho njya kurya muri restaurant kandi imbaburo iramanitse abantu batangira kumuha amafaranga n'ibindi no kumwambika neza kugira ngo abisobanure mu buryo buribwo ubutabera buravuga butari ko iri si yicarubozo uyu mwana uzumva urupfu se yapfuye abayoboke n'abizera bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bagiye kumva ngo uyu mugabo yari chimique yari umuntu ugaragara mu isi ariko atari mu isi y'abazima baramufasha bati rero wa mugabo we niba ari inzara reka tubanze tukugaburira urye niba ari imyota reka tuguhunwa ariko kandi urabirya wambaye ipingu ikigeretse kuri ibyo turakohereza ikuzimu ugenda utureyo ugumeyo ariho ujya utangira amakuru aho kugira ngo uvane amakuru y'ikuzimu tutazi ikuzimu ngo ni hehe uyazane mu isi y'abantu nurangiza uyobya abanyarwanda n'abanyarwandakazi umugabo atariko nyakubahwa ndakwinginze ngewe mfukamye imbere yawe ngusabye imbabazi burya nari umunyakinyoma nashakiraga kumenyekana niba abantu bageze ku rwego urumva bamenyekana bishinja ibyo batazashimirwa ninde muntu wanezezwa nuko wanyoye amaraso y'umuntu niba umuntu ageze ku rwego yumva ashaka kumenyekana ari kuvuga amagambo ateye ubwoba nkayo none uruzura indimi agahanura ngo iravuze itavuze kandi koko abantu bamaze kuba ibishushungwa mu buryo bwo kwizera bakeneye bene nk'abo ngabo barababwira indagu zitari zo uranyumva abantu babwira indagu ariko indagu zitari zo uyu munsi reka mvuge impamvu mvuze iki kintu nubwo ndi bukigeraho muri bya bintu bitandatu uyu munsi dufite ingorane z'uko n'abantu bajya mu rusengero
batajyanwe no kumva imvugo y'Imana mu buryo bw'ijambo, yego, ahubwo bajyanwe no kumva icyo umuhanuzi araza kuvuga, ngo ari buze kuvuga. uza kandi kantu gasigaye kanshaka kaba mu nsengero, hari isaha n'umunota ngo y'ibitangaza, ubuhanuzi n'ibitangaza. ibyo ni ibimenyetso by'abakozi ba Satani, ntabwo ari ibimenyetso by'abakozi b'Imana. Kubera ko ikintu bita igitangaza sundi ni ikintu gitunguranye, ni ikintu gitunguranye, ubuhanuzi kandi gikwiriye gutungura aba bantu bombi, ari ukivuga ari ugikoze n'ugikorewe. Yego, none niba njyewe ntinyuka kukubwira ngo isaha y'igitangaza ni iyi, umunsi w'ibitangaza wanjye n'uyu, noneho hari n'abaza ngo bakababwira ngo mwacererewe, isaha y'igitangaza twayisohotsemo. Abari hanze mu bihugu by'amahanga bakarara bicaye ngo isaha y'igitangaza itaducika. Noneho ukanasanga bene aba bantu ntibemera guterana kwera n'abizera babo, bazira muri ya masaha yabo y'ibitangaza. Reka nkwibwirire icya gatatu. Icya gatatu, kudashobora kubana n'abayoboke. Ne nagiteguye. Kudashobora kubana n'abayoboke nicyo kimenyetso cya gatatu kiranga abahanuzi b'ibinyoma, abakozi ba Satani. Ntabwo ntinya kubivuga. Yego, abahanuzi b'ibinyoma ndetse abakozi ba Satani. Igihe cyose utari mu murongo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana, uri umukozi wa Satani. Rero abantu bazi ko abakozi ba Satani bagomba kugira indi sura, bagomba oya nshuti yanjye, na poso wawe na bishop wawe na nande wawe ashobora kuba ari umukozi wa Satani kandi yambaye akamero k'ubumuntu. Rero ikintu cya gatatu ni ukuba badashobora kubana n'abayoboke babo. Yego, ndavuga ibi bintu abantu bari bunkurikirane, abantu bari bunkurikirane. Yego, ni ukuvuga ngo twebwe dufite ingorane z'uko tutemera kureba ibyo tubona ngo bigire icyo bitwigisha. yego, ugasanga umuntu afite itorero ariko ntashobora kuribonekamo isaha ye itageze. yego, abantu bakaba mu iteraniro, abigisha bakigishwa ko Bibiliya itubwira nshuti yanjye ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, ariko natwe dutyazanya, ko kubana kwabo kwiza bahugurana. None uyu muntu wigize Imana akaba adakeneye indi nyigisho y'undi muntu, akaba atakeneye ubujyanama bw'undi muntu, akaba atakeneye kumva ubuhanuzi bw'abandi, akaba adakeneye kumva ubundi butumwa. yego, we ku giti cye angaza kuzuza ngo tugeze mu isaha y'umwuzuro, ngo ni isaha y'umwuzuro, isaha y'ibitangaza. Ugasanga umuntu ni nyiridini, ibikorwa byose birakozwe, noneho ngo mu gacu nk'ako guhumbya ukajya kumva umuyobozi wa gahunda, umwagenti we, kuko burya baba bafite kominikasiyo baziranye, kuko baba bafite n'imishahara, bari abantu bo ku gatuti bahabwa kugera kuri baba protokole. Hanyuma ya saha ngo y'umwuzuro w'ibitangaza ukajya kumva kuhagurukije iteraniro ngo isaha y'ibitangaza irageze, ngo ngaho nimuhaguruke twakira umwuzuro w'Imana, twakira ibitangaza. Ukajya ukabona umuntu arashorewe, manza harimo n'imbunda, bamwe bazajya banararindwa n'imbunda. Ahubwo buriya ariko Kagame ni umunyabwenge mwa, ariko uzi yuko buriya hari n'igihe nubwo bari abahanuzi ubwo bahanura ibyo batakagombye guhanura, bakagombye kuba ahubwo barahanuye umutekano mukeya mu madini n'amatorero kariho uzaturuka. Kandi ubwo ndahanuye nuko mpanura Danieli, ahubwo barabura guhanura ibiri ukuri, bagahanura ibinyoma. Ndakumenyesha ko imbaraga zari ziri muri aya macaca, n'umwanzi yari kwinjira, kuko ukurikije uburinzi uriya munyagitangaza barinzwemo, ntabwo mpamya yuko bari amaboko gusa, atarimo na za pisitoli n'amagerenade. Yewe ahubwo hari ahantu bigeze njya, ariko abana reka twivugire, abo ndi kubwira barabizi ibyo ndi kuvuga. Yasa ukabona abaprotokole bateruye ibyuma, bodyguard
baramurangaje imbere aza nka serwakira ntabwo bemera yuko wamenya umuryango yinjiriyemo yinjira uretse ko bazabahagurutse amasaha y'ibitangaza ageze ako kanya turiza ku gatuti bamuhereza mikoro n'igitambaro cye kitagomba kurekurwa ntashobora gufata mu kiganza cyonyine afata mikoro akayifatisha igitambaro nuko nta gatambaro mfite ikaba hagati muri cya gitambaro cy'ibitangaza uranyumva yarangiza uhereye uwo mwanya ararekura mikoro baba bodyguard bongera bamugenda imbere n'inyuma ntashobora kwicaraho yongera asubira iyo avuye namwe muhita musohoka mugataha mwakiriye ibitangaza aba bantu rero bigira ibitangaza ntibazatana na mikoro na kamera uranyumva izi kamera ntizizaba arizo kubafasha kubwiriza ubutumwa mu mahanga yose ngo izi kamera zigeze kure ubutumwa bwiza ahubwo izi kamera bazeditinga ibisa n'ibitangaza kuko bazaba bagize imbaraga ariko ni gute umuntu agira atya iteraniro hakagwamo 2,000 yagira atya abantu bafashwa bitandukanye hari umuntu ufashwa nyine ndabaze izo mbaraga zigufashije zikugushije zikaguhirika hasi uranyumvise iyo mana igiye kukwandagariza mu rusengero buriya uzi ikintu mbona iyo nza uretse ko ndashimira Imana ko ibyo nagombaga gukora leta yarabikoze nigeze kuvuga ngo ngize imbaraga nafata abantu bose bagiye bafata mikoro kamera bagashyiraho abantu bari gusamba abandi bari kuruka abandi bari kugwa nkabafunga ntitaye ko icyaha cyabo cyasaza nababwira ngo babisibe kuko kubisiba ntihasibwa memori y'ababibonye urabyumva ariko nta mana yo mu ijuru ibasha gufata umubyeyi w'abuzukuru n'abuzukuruza uri mu iteraniro ry'abakwe n'abakazana ngo imukubite hasi imugaragure Imana data wa twese iyo mu ijuru ishobora byose cyane Uwiteka ntanezezwa no kubabaza umuntu no kumutera agahinda no kumukoza isoni naho yababaza umuntu yamugirira ibambe ni ijambo ry'Imana ntabwo Uwiteka anezezwa no kubabaza umuntu reka mbona nyamara none se reka nkubaze inshuti yanjye iyi kamera dutunze umuntu uri guhanuka iyi kamera dutunze umuntu uri kuruka ni ukugira ngo bifashe iki mbwira message irimo yo kugira ngo duhamagarire n'abandi biyumva nk'umuntu uko yiyumvaga bazaze kusenga ahubwo yangingo ya gatatu yangingo ya kabiri wibuke ko yavuze ngo bigira ibitangaza ibintu bikomeye izi kamera nizibafasha rero kwinjiza uwo mwuka mu bandi bantu bakabonwa nk'ibitangaza ni nayo mpamvu niyo bitabaye bo bazana izibahirika gusa ubona amavideo ukajya kubona ukabona iteraniro ryose abantu basigaye bahagaze ni nka 2 cyangwa 3 bose bari kwigaragura njyewe rero buryo nkameye nakurega ntago mu gihugu cy'u Rwanda sinzi n'ahandi niba ariko biri ariko mu bumenyi bukeya mfite umuntu aramutse agufirimye video nkiriye utabishaka wamuri ariko abari abantu baba babishaka wenda ntago baba babishaka nshuti yanjye ntago baba babishaka nta wabishaka bira ntago wabishaka ikindi harimo gusenya ubumwe n'ubuvandimwe hagati y'abantu kubera iki niba uvuze ngo ugiye gufatira umurozi mu rusengero mbona kwa Profete Ngomane ivuga aha ugafatira ngo umurozi mu rusengero ngo ubungubu ngo abari butare ngo nibagende babirebe ariko mwana njyewe ndakubwiye ngo nigeze kubona amaji uranyumva njyewe n'amaso yanjye nigeze kubona amaji mbona umugabo ukuruta yinjira muri mbaraje y'umukara zino shashi z'ikibaho reka da akikunja akizirika akinjira mu ishashi kwabonye byinshi nawe narabibonye n'amaso yanjye kwabonabonye
nabonye aho umuntu w'umugabo ariza uruhinja mu nda bakada ibyo nkubwira narabyiboneye n'amaso hanjye ariza uruhinja agakubita uruhinja rukariye umuntu uri kuruza uruhinja mu nda ntiyabura kuruza uruhinja mu nda yawe nabonye aho umuntu w'umugabo yihindura ipine ipine rikicunga rikagenda rikaba ryakubita ku rukuta nk'ahari rikongera rikagaruka nabonye aho umuntu w'umugabo yihindura ipusi amaso ku yandi atari ukuvuga ngo ni iby'abandi bambwiye ariko ari maji kandi abari aho twese tukabona ko ari ibintu byagize gute byabaye menya amakuru nsobanukirwa ko nubwo tuba twabibonye ko byabaye ntibiba byabaye ahubwo akora iki kugira ngo tubone ko byabaye nicyo nshaka gusobanurira abantu yego afata ikirere cya pariseri ari gukoreramo ibyo bitangaza akakica uranyumvise yego nyine ni imbaraga none se ugira ngo abarozi nabo batagira imbaraga ziriya ni imbaraga z'abadayimoni kandi Bibiliya iravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'amaraso bisa n'ibyacu igituma tuba tubivugira hano kugira ngo abantu bamenye uko bayobejwe no kwizera ibitangaza kandi ibyo bitangaza byatumye bajya mu kirere kitari icyabo afata konegisiyo y'ikirere cyaho ari gukorera imbago yarangiza agashyiramo imyuka uburozi urumva akavuga ngo umuntu wese uri bwinjire aho aze kubona ibi byabaye nk'ibiri kuba burya uramutse umufashe ukuboko burya ni nacyo bahanuzi bari kuzira uramutse umufashe ukuboko ugahita umusohora muri ya pariseri ugamufatira ako kanya gikora ibitangaza ugahita umufata ngaho ngwino ugahita umujyana aho abarwayi bari ati ngaho vuramo umwe dore no mu rusengero babavuraga nta n'umwe yavura kuko imbaraga shimika z'abadayimoni zimwemerera gukorera aho ngaho kuko ariho imbaraga ziri burya unaramutse uri hanze ugakoresha sikirine yawe mu buryo bundi ntabwo ibyo wabibona noneho n'abo bakorera onorayini kugira ngo bireherezeho amahanga yabo bino bikoresho byabo bakoresha bya kamera n'ibindi baba babishyizemo izo mbaraga z'imyuka mibi ni amakuru ufite Diogene ari kunseka ni amakuru y'ukuri ibyo mbabwira ntabwo birari ibintu biba ibyo ni ukuri kuzuye ntabwo nzanwe hano no guhangana n'ibyubatse kuko bagira abadayimoni babahoza ubu mu kanya wasa aretse ko baragerageje barananiwe kuko iyo baba banshobora ntabwo mba nkiriho dayimoni muhozi nahuye nawe inshuro irenze imwe irenze ebyiri kubera ko navuze ibi dayimoni muhozi uzi icyo ari cyo ni wo muri Uganda iyumvirire ntabwo ari we ntabwo wemuzi reka twiganirire hanyuma noneho izo kamera nazo bakazangiza kuri ubwo buryo ku buryo abantu bari i Burayi bari mu mahanga urumva babona bya bintu ko ari ibintu bikomeye noneho bakireherezaho izo mbaraga ziba zifite ubushobozi bwo kwireherezaho imitima y'abantu bose bazababona uranyumva nuvuga ngo bambara icyubahiro n'igikundiro kidasanzwe ku buryo n'uwari ufite cace yindi asengeramo iyo yagize ibyago kuko si umugisha wo kuyoboka no kubona iryo teraniro ryamanje guterekererwamo ryamanje gukorerwamo iyo mihango umutima uhita ufatwa bugwate ukaguma onorayini akaba nta handi hantu ashobora guteranira akaba nta handi hantu ashobora kumvira ijambo ry'Imana akaba nta yindi linki yafungura keretse gutegereza isaha y'igitangaza hahandi ubuhanuzi wamuzanira uko bwaba bungana uko ariko kose arabanza gusobanuza wa wundi niko itegeko ryabo rivuga amumenera amabanga y'abandi bahanuzi bamubwiye ati none wowe mushumba mubyeyi wanjye urabivugaho iki narota inzozi bazamutegeka ko nta wundi wo kuzirotora onorayini izamwemeza ko byanga bikunda agomba gushaka uwo mubyeyi akamubwira ibyo kuko bubatse uburyo bwo guhinduka
ibitangaza. Ntabwo Imana ikiri igitangaza, kuko iza kuba igitangaza twayibigisha bakamenya kuyihamagara no kuyibwira, ariko twebwe abo bantu bakubwira ko nyine ari bo nzira, kandi Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero ntabwo ibi bintu biba nk'uko tubibona, ahubwo nuko bigenda. Baroga pariseri, abageze aho ngaho bakabibona nk'ibiri byo. None se reka nkubaza inshuti yanjye, wari wagera mu bitaro ngo urebe indembe ziriyo? Ndamagera. Wari wagera ku muhanda ngo urebe za mayibobo n'abana baharara badafite shinge na rugero? Ndabona. Umbwije ukuri, umurimo w'Imana ukeneye gukorerwa mu rusengero? Oya. Tubwizanye ukuri nk'abantu, wenda abantu ntibatwumve mu buryo twihaye mikoro ngo tuvuzeho icyo tutagombaga kuvuga. Wowe udukurikiranye ushingiye ku bibazo nawe urebesha amaso, urabona mu by'ukuri koko ivugabutumwa rikenewe, aho dukeneye gushyira imbaraga ari mu idini, mu rusengero, mu rwagati? Ese uyu muntu wahawe imbaraga zo gukiza, kuki ashaka ko abarwayi bamusangaho ari bakiza? Kuki atatera intambwe ngo ajye kwa muganga? Ese buryo ugira ngo umufashe yabavura? Ese ugira ngo buryo umutunguye ukamusanga muri ofisi ataguhaye randevu ugira ngo yakwakira? No, kuko aba atashoboye gutegura. Ntabwo aba yesitaye. Ni ukuvuga ngo rero abo ngabo ni ba bandi Yesu yavuze ko bazaba bafite ubushobozi, bazaba bavuga mu izina ry'Uwiteka, ariko ikigambiriwe ari ukugira ngo bayobye n'intore niba bigize gute, niba bishoboka. Uyu munsi bari kuyobya intore bateze, none se ubu ntibarangije kuziyobya? None se uragira ngo dusobanukiwe umuhanuzi w'ukuri ngo ni uwuhe? Twarangije kujya mu rungabanga. N'uwitwa umuhanuzi ntafite ahahanurira, kubera ko ntigeze agira ubushobozi bwubaka izina riremereye. Ariko ndashimira Imana ko abayo irabazi. Reka twivugire ingingo ebyiri zisigaye kugira ngo abantu batatubaza ngo kuba tubwiye 6 ukaba utubwiye 3. Ingingo ya 4, kwigira nkaho ari bo soko y'umugisha. Kwigira nkaho ariyo soko y'iki? Y'umugisha. Abantu badukurikiranye barabizi. Uzazana ibi tubirambikeho, uzazane dosiye turambikeho ibiganza. Nukubwira ati ni nyabigwaniro inshatana na kuvuma bikagenda burundu. Ngewe nzi nose ntibavuma bikavumika. Ngewe nzi umuntu uri muri Amerika wampamagaye ambwira ko yasenganaga n'umuntu ntari buvuge imbere mu gihugu, hanyuma ngo ageze ahamubwira yuko Imana imubwiye ngo nafata inzu abamo ye ayigurisha, ngo namara kuyigurisha, ibyo ndi kukubwira ni ukuri kuzuye, ngo afata ayo mafaranga agurishijemo iyo nzu, ngo akureho 30%, ngo ayahereze Imana, ngo 70 asigayeranye ku ijana, ngo Imana irahita imuha ngo inzu ngo ikubye 3, ngo kwiyo yararimo, ngo kandi ngayo mafaranga ngagomba kuyafata ngo akayabika kuri konte. Urumva ayo 70 asigaye nabwo ntiyemere ngo kuyabika kuri konte ye, agomba kuhabwa konte y'uwo mukozi w'Imana, ngo akayashyiraho mu gihe ategereje kuyakoresha, ngo kugira ngo umugisha w'Imana uyabemo. Umugabo ashyira ku isoko inzu ye, duhura yashyize inzu ye ku isoko, ndamuba arambwira ati bunashyize inzu ku isoko kugira ngo mpabwe umugisha udasanzwe, ndi gitangaza ibikorwa byanjye bitera imbere, ati kuko igitambo Imana yasabye n'icyo ku nzu yanjye, kuko yari yamubaza asanga inzu ye iri mu gaciro katari munsi ya miliyari nk'ebyiri, kuko ni umukire z'amanyarwanda, kuko aha ni inzu sinzi ukuntu yambwiye ngo ni nk'izi twita amahoteli naho iwacu, nawe nyine ni hoteli afite aho hantu, niyo umuntu yari yamutegetse kugurisha, kuko yari yambwiye ngo yarabaraga agasanga 30% ashingiye ku bakomisiyoneri ashobora kumuha nka miliyoni nka 30 zirenga. Urumva amafaranga yarimo ni menshi. Hanyuma arangije aramubwira ngo kandi
igihe cyose utinze kugurisha iyo nzu umwana wawe wabyaye uri kwibere ntashobora kuzavuga iyo nzu itaragurishwa nuramuka umpinze byo koko umwana ahagarara kuvuga aba ikizongwe ibyo twikururiye ngo turi gusengana nabo ngo turi kumwe nabo none se uyu munsi ntuzi ko hari abantu bategetswe ibicaniro mu ngo zabo ngo ni ibicaniro by'amatabaza bagategeka abantu ngo ntibajye gutoragura amabuye runaka ngo bayashyire mu nzu zabo abantu bakaba barateretse ibicaniro by'abadayimoni mu ngo zabo ngo ni igicaniro cy'Uwiteka. Uyu munsi ukaba utambwira uti nyamuneka sohora ayo mabuye uze tusenge tukubohoze tugukure muri izo mbaraga z'umwijima. Nkubwije ukuri hari imiryango myinshi batoraguje amabuye. Ni urugero rutoya ntanze akaba yarayarunze ahantu mu nzu ye nawe ubwo atabasha gusobanura impamvu zayo bakamubwira ngo ni imiryango 12 ngo yubakiye. Iyo miryango 12 wubakiye harimo uwo kwa sko, harimo uwo kwa nyoko, harimo uwo kwa nyoko wanyu, harimo uw'umwana wawe, harimo iyo miryango wubakiye mu mabuye utoragujwe na pastor. Kadusoza ikiganiro ntago ntakirangiza kuko hari igengeraho nkibaza ariko uburozi si ikintu mwana. Ariko tutari twasoza. Oya ntago nasoza. Reka twikomereze. Akanyuma kugira ngo dukomeze neza. Tubwire icyanyuma. Ndabisoma gusa sindabisobanura. Yego bisame gusa. Icya gatanu kwigira ibi abihariye. Kuba ari abantu bihariye Imana. Yego icya gatandatu gushyiraho amafaranga kuri buri serivisi. Gushyiraho ibiciro kuri buri serivisi. Aho ngaho reka twijyanire rero. Abo bantu noneho twarebaga mbere tukumva n'abantu bo kubahwa n'abantu bo kwizigirwa baje kugera ubwo bitwa ibisambo buti ku buryo umuntu abona umupasiteri ngo bya bisambo birahise. Ku buryo umuntu yumva umuntu yashinze idini ati nawe ushaka kujya wiba abantu. Baje kuba abasambanyi gute ku buryo umuntu abona pasiteri kavuga ati bara nabo babaye indaya. Byaje kugenda bite niki cyabayeho Daniel? Urakoze. Bafite ishusho yo kwera ariko imirimo yabo imbuto zabo zihakana kwera kwabo. Erega nta cyanditswe muri Bibiliya kitazasohora. Nuvuga ngo abakuka bihangiye gukiranuka saba Kristo n'ubusanzwe. Uranyumvise? Ikindi hari ibitambo by'imibiri yabo n'iy'abandi basabwa ku buryo rimwe na rimwe banaba basambanyi atari uko ari irari ry'umubiri wabo ahubwo ari uko uwabahaye imbaraga muri tujya tugira icyo bita imbaraga karande cyangwa nuganira n'abasaza n'abakecuru baterekeraga kera baterekereraga umuzimu wabaguriho wariho yarapfuye ariko bakavuga bati umuntu yakundaga urwagwa uyu muntu yakundaga ibi nibi noneho mu gihe nk'icyo ngicyo bakamuterekerera kugira ngo badahinduka abasinzi badahinduka abasambanyi n'ibindi wa muzima atabagera atabakukiramo. Noneho rero aba bantu kubera bitewe naho imbaraga bazikuye hari aho bazikura ku muzimu w'umunywi w'inzoga avuga ati noneho rero mwana wanjye ngiye kuzajya nywera inzoga muri wowe. Nuvuga ngo buryo si bo baba bazimu. Ngiye kuzajya nzi n'abapasitori banywa amatabi ninjoro rwihishwa bakajya mu ifege yangu bandi zamayibobozo kuri kaburimbo. Ndabaza abo bavuga butumwa nzabo ba profete inshuro nyinshi nagiye ngirekwa kuri bo bakanantera ubwoba bakavuga bati ubwo nunabivuga uzapfa. Ariko singipfuye. Ntabwo dukwiriye kuzajya duhora mu mwuka w'ubwoba ngo abantu bakomeze kuba mu rujijo no mu rungabangabo. Uwo mwuka rero w'imbaraga zabahaye ibyo zibategeka uko bikwiriye kugenda. Nuvuga ngo wa mudayimoni rero wamuhaye izo mbaraga yari umusambanyi amutegeka no kumurambagiriza kuko abesha bari abazimu batariho.
batariho sambanye abamusambanira iyo anyoye inzoga aba ari kumunywera iyo anyoye itabi aba ari kurimuha kuko izo mbaraga chimique rero niyo mpamvu ntibatinda kumenyekana kuko kuri gukeya hari abakumva kuri guke kudafite aho kunyura kudafite aho kuvugirwa hari abakumva uzi ikintu gisigaye kibabaje se umuntu yagize atya arampamagara Taruberi bimeze bite ndamwana ni sawa ariko abakozi b'Imana bo mu Rwanda rero bimika kubera iki se atase kubera iki ati none se ni ibisambo n'abasabirizi ntibajya bahagati ubundi bimeze bitatu nta kazi kabangaho mu Rwanda atase kubera iki mu rugero rw'umuntu umwe arambwira ati umuntu yakoze impanuka niba ari impanuka yayikoze cyangwa simbizi ati ngewe ubwanjye nziranye n'abantu barenga 10 yohereje amafoto ngo yakoze impanuka umuntu wakoze impanuka yohereza amafoto ye ati twumva ati ikindi yambwiye ko atagira imodoka tumaje atese imodoka akora impanuka ati ni yawe yibagirwa ko yambwiye ko adafite imodoka arambwira ngo niye ubwo yambwiraga ngo barakagira pasi kandi barakagira n'imarindi abantu baducishije mu ijisho ku buryo nicyo kintu kiba nimba koko yarakoze impanuka Imana imworohereze ariko urumva ikintu abantu bubatse mu bantu byatumye n'umwana murizi ngo nta kizwi inkozi byatumye ashobora kuba yagira impanuka nimba yo cyangwa atari yo bakibaza atari ko wanamuga n'umuntu wagize impanuka baba atari ko wanamuga ni umuntu akora impanuka akabona imbaraga zo gufotora buri muntu wese akamwohereza wagira ngo nubuko ari gutumiramo abantu teze umuntu ukoze impanuka umunsi umwe ahisabura amafaranga yo kwishyura kuko twabyumvise ko yayikoze ntibyari bihagije byari ngombwa ko atwoherereza ahisabura amafaranga umunsi umwe yo kwishyura ibitaro abatuzi ko abantu bamaze kuducisha mu ijisho uzi ko abantu batubonyemo nk'abatavuga ubutumwa batubonye nk'abaza kubatura ibibazo kubera iki mwasubiye ku rufatiro mugani wa Bibiliya dore ingorane muvandi ikibazo cy'inzara ikibazo cyo gukira vuba uyu munsi reka nkwereke ikintu kituboye dufite ingorane z'uko abantu dushakiye ibisubizo mu bandi twebwe tutifitiye ibisubizo by'ibibazo byacu noneho ikindi ubu umuntu ntagifasha umuntu atabeshywe uzi koko ari byo umutima w'umuntu wakamutse mu bantu ariko ari abandi babibateye ariko nyine umuntu ntiyagahinduwe n'abandi umuntu nyamuntu uzi ukuntu negeze mbona umuntu nizeraga bakama ifoto y'umwana yaberetse umwana we yacitse akaguru kandi atari uwe icyo kintu bari kugikora cyane abantu ariko umva nk'umwuka abakururiye iwe ibaze kuvuga ko wagize impanuka njyewe umuntu wigeze kubimbwira rega hari umuntu yamaze igihe arwaza mu bitaro kandi atarwaye hari umuntu wigeze kuntuma mu bitaro ngo umfashe rwose ndarambiwe amafaranga ya buri munsi noneho hari n'abantu bafite n'ubushobozi niba ari abaganga bagenzi babo babaha n'amafagitire niba ari ay'amakorano bakabaha n'amafagitire y'imiti y'amaordinance n'ibindi arambwira ati ndarushye ndaremerewe ungerereyo noneho njye ndamubwira nti nta bushobozi mfite ariko ndatuma petit frère mfite petit frère nkurikira ndamubwira nti n'ubundi akorera i Muhanga niba uwo murwayi ari i Muhanga reka ndaza kumwohereza ajyeyo twashatse uwo murwayi muri ibyo bitaro umurwayi tugira gute turamubura tuza kumenya yuko nyine ari tekinike uyu munsi rero hari abantu bari inde tisiye yabwiraga abantu ko ari mu bitaro tisiye ni yararwaye ariko nyuma ntabwo yabaga ari mu bitaro yararwaye araproronja Dani reka twisoreze iby'abantu n'abantu reka tubiharire Imana ni nazo ngorane dufite abakagombye gufashwa turi kubura uko dufashwa kubera ko abantu bamaze kubona abantu nk'abesiko
abesikoro wanabwira umuntu ikibazo ati ubwo nawe uraje mbese nyine ariko tuzi neza yuko imbabazi z'Imana ziri kuri twebwe umuntu wakomerekejwe n'abantu ntibimukuremo kuba umuntu kuko igicumuro kiri kuwaguhemukiye kwakwesikorotse kwagutuburiye ariko wowe icyo wagombaga gukora n'ubundi wari ukoze ngo iyo nyiturano izamuturukeho uwakoze ukorera umugisha kandi warawubonye ariko we yakira iki umuvumo ni nayo mpamvu Bibiliya yavuze ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa rero ntihagire uhagarika gukora neza kuko yabonye abantu babigize iturufu y'ubucuruzi cyangwa se y'ubwesikoro ariko hari abantu bari gukina amapuranka menshi bagambiriye kugira ngo bigwirizeho ubutunzi bw'abandi rero unakwiriye kuba maso ukanagenzura uwo ugiye gufasha niba koko ari uwo gufashwa ese ubundi ugiye kumufasha mu biki nuko atagira akazi nuko atagira inzu nuko yashonje icyamuteye ibyo se ubundi cyo ni ikihe ese koko gifite ishingiro cyangwa ubufasha bwa mbere ni ukumugira inama y'icyo akora agakoresha amaboko kuko ayafite nanjye uyu munsi hari ibyo nshoboye gukora nubwo nicaye muri iri gare ku buryo ejo cyangwa ejo bundi nshobora kutagaburirwa nshobora kutagirirwa impuhwe Theo yararirimbye aravuga ngo iyo guteta bishize uwahekwaga arigenza niba dufite amahirwe rero ntituyakoreshe neza ariko kandi na Bibiliya yaravuze ngo uzi gukora neza ntabikoreye umubera icyaha wowe uzi gukora neza bikora udategereje inyungu ikugarukira iturutse ko wagiriye neza murakoze cyane reka dusoze ikiganiro de contact yawe hanyuma wongere usenge kugira ngo abakristo badukurikiye Imana yongere bakore ku maso bamenye inzira bakwiye gucamo yego telefone yanjye ni 0788 22 70 39 Imana ibaha umugisha abazumva bakwiriye kutuvugisha no kutugira inama Mana mu izina rya Yesu habwa icyubahiro ko wabanye natwe nkuko twabigusabye dutangiye ikiganiro kandi uhagararanye natwe by'ukuri twavuze amagambo menshi kandi ijambo ryawe ritubwira ko muri menshi mu magambo menshi havamo ibicumuro hari ubwo twaba twavuze ibyo tutari dukwiriye kuvuga ariko tukiri imbere yawe kuko ari weho utwezaho gukiranirwa kose turakwingize ngo ntagire ibirego Satana agaragaza hagati yacu nawe byatuma duhishwa umugambi wawe ku buzima bwacu utubarira amafuti yacu yose uhereye mu yo twakoze n'ayo twaba twakore mu biganiro ahubwo utweze tuboneze udutunganye kandi dusenge iki kiganiro kugira ngo kigire umurimo wacyo kugira ngo abantu babashe kumenya no gusobanukirwa umugambi wa Satani n'uburiganya bwe uburyo ari gukorera mu biyita abakozi bawe bigatuma abantu bajya mu rujijo no mu rungabangabo rwo kutamenya no gusobanukirwa imvugo yawe kuko abantu bari kuvuga kuvuze kandi utavuze urakoze kurakomeza abakwiriye gukomezwa urakoze kurarengera abakwiriye kurengerwa mu izina rya Yesu amen.